Burya tungurusumu ishobora kukuvura indwara nyinshi yewe harimo n'izikomeye. Tungurusumu burya ni urukingo, ni umuti ndetse burya ni ikiribwa kikaba n'ikirungo. Muri kino kiganiro by'umwihariko turavuga ku ndwara zigera kuri 12 tungurusumu ishobora kukurinda n'izo ishobora kukuvura, zirimo nk'indwara z'amakanseri atandukanye. Tunakubwira n'uburyo bigenda bikora cyangwa se uburyo tungurusumu igira ubushobozi buhambaye mu kukuvura ndetse no kukurinda izo ndwara nyinshi zitandukanye. Burya tungurusumu igabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'amakanseri, indwara z'umutima, ikavura hypertension, ikavura diabete, ikavura indwara zifata imitsi cyangwa se imyakura yumva ndetse n'izindi nyinshi turubuze kukubwira. Tungurusumu kuva kera yagiye ikoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse burya ifite ubushobozi mu kwica udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, udukoko two mu bwoko bw'amavirusi ndetse n'udukoko two mu bwoko bw'imiyege. Tungurusumu nanone burya ishobora kuvura ibibazo bya inflammation mu mubiri, cyane cyane bigereranywa nko kubyimbirwa. Tungurusumu itasangamo ikinyabutabire cy'ingenzi cyitwa arsine, ni ikinyabutabire akenshi gituma tungurusumu igira ubushobozi mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Tudatinze rero reka turebere hamwe indwara zigera kuri 12 tungurusumu ishobora kukuvura byonyine mu gihe wahekenye cyangwa se ukayirya ari mbisi. Indwara ya mbere burya ishobora kuvurwa na tungurusumu ni indwara z'ibicurane cyangwa se gufungana mu mazuru, cyane cyane ni indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero, zikagira ibimenyetso birimo nko gukorora, kugira umunaniro, gufungana mu mazuru cyangwa se kuzana ibimwira byinshi mu mazuru. Burya rero tungurusumu kuyirya cyangwa se kuyihekenya mu gihe ufite ibyo bimenyetso cyangwa se warwaye izo ndwara zifata mu mazuru, mu nzira z'ubuhumekero, bizamura immunite cyangwa se bikazamura abasirikare b'umubiri, bityo umubiri ukagira ubushobozi buhambaye mu guhangana n'udukoko twateye ubwo burwayi, cyane cyane nk'utwatewe n'udukoko two mu bwoko bw'amavirusi. Ikinyabutabire cyitwa arsine dusanga muri tungurusumu mbisi burya kigira ubushobozi mu kuvura izo ndwara z'ibicurane ndetse no gutuma kenshi za virusi zateye ibyo bicurane zitaroroka cyangwa se ngo zikwire zibe nyinshi, zikwire mu nzira z'ubuhumekero zose. Muri rusange rero kurya tungurusumu cyangwa se kuyihekenya bituma ubasha gukira vuba izo ndwara z'ibicurane ndetse n'izifata mu nzira z'ubuhumekero. Indwara ya kabiri ivurwa no kurya cyangwa se guhekenya tungurusumu ni indwara ya hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije. Nibyo rwose burya tungurusumu ishobora kuvura indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije ku bantu bazifite. Cyane cyane burya tungurusumu ni ikiribwa cyiza, ni umuti mwiza gakondo w'indwara za hypertension ndetse burya ni nziza cyane ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa hypertension. Tungurusumu rero kuyirya burya iragenda ikagera mu mubiri igakora ibyitwa vasodilator cyangwa se gutuma imitsi itwara amaraso yaguka. Ibyo bigatuma kenshi ya mitsi itwara amaraso yiyongera mu mubyimba cyangwa se muri calibre yayo ikiyongera. Ibyo bigatuma kenshi umuvuduko w'amaraso ugabanuka, ibyo bikagabanya nyine na hypertension igasubira mu kigero cyiza. Hari ingingo zitandukanye zagiye zikorerwa kuri tungurusumu biza kugaragaza ko byibuze guhekenya tungurusumu mbisi bituma umuvuduko w'amaraso ugabanuka, ukagira ibipimo byiza kandi umuvuduko w'amaraso ukajya ku kigero cyiza. Indwara ya gatatu ishobora kuvurwa no guhekenya tungurusumu byonyine ni indwara y'ibinure byinshi mu mubiri cyangwa se kugira ibinure cyangwa se urugimbu rwo mu bwoko bwa cholesterol rwinshi mu mubiri. Urugimbu rwinshi rwo mu bwoko bwa cholesterol ruri mu mubiri rukongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima ndetse na stroke. Ariko guhekenya tungurusumu burya bigabanya rwa rugimbu rubi ruzwi nka LDL cyangwa se cholesterol mbi, ahubwo bikongera cholesterol nziza, rwa rugimbu rwiza rushobora kuturinda ubundi burwayi butandukanye. Ibinyabutabire bitandukanye dusanga muri tungurusumu byo mu bwoko bwa soufre bituma tungurusumu inasharira cyangwa se ikagira iriya mpumuro. Burya ni na byiza kubera ko bituma umwijima wacu ubasha gutunganya ndetse no kugogora neza bya binure cyangwa se rwa rugimbu. Ugasanga rero rwa rugimbu rwo mu maraso ndetse n'urwo mu mitsi itwara amaraso ragabanutse, bityo urugimbu rwo mu maraso rukagabanuka bitewe gusa no guhekenya tungurusumu. Indwara ya kane ishobora kuvurwa no guhekenya tungurusumu ni indwara zifata umutima ndetse wongereho na stroke. Burya hari amoko menshi y'indwara zifata umutima, cyane cyane bigaterwa no kuba hari urugimbu rwagiye rugafunga imitsi itwara amaraso,
bityo amaraso ntagere ku mutima mu buryo bukwiye, cyangwa se imikaya y'umutima ntibone umwuka mwiza wa ogisijene ndetse n'amaraso ahagije. Ibyo bikagutera uburwayi burimo nka heart attack ndetse n'indwara za stroke. Muri rusange rero burya guhekenya tungurusumu bigabanya ibyago bikanavura izo ndwara, kubera ko akenshi bituma rwa rugimbu rwuzuranya mu mitsi ruvamo, ahubwo rukagenda rugashonga ku buryo ibyago byo kurwara izo ndwara bigabanuka. Guhekenya tungurusumu rero nanone bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, bikagenzura nanone umuvuduko w'amaraso, kandi nawo murabuzi ko uza ku mwanya wa mbere mu bintu bitera indwara z'umutima. Indwara ya gatanu ivurwa no guhekenya tungurusumu ni indwara ya diyabete. Diyabete ni indwara y'igisukari, kandi ni indwara mbi cyane abantu benshi bazi kandi yibasira abantu benshi. Ariko burya guhekenya tungurusumu bikuvura diyabete, bikagabanya isukari mu maraso, kandi bigatuma umusemburo wa insuline ukora neza. Nanone burya guhekenya tungurusumu ngo byongera metabolisme y'isukari cyangwa se itunganwa ry'isukari mu mubiri. Ibyo bikagabanya risiki zo kuba warwara diyabete cyangwa se kuba wagira complication zishingiye zatewe na diyabete. Indwara ya gatandatu ivurwa no guhekenya tungurusumu byonyine ni indwara yo kubyimba mu mavi hakana kurya, izwi nka arthrite cyangwa se arthritis. Ni inflammatory condition cyangwa se uburwayi buterwa na inflammation yo mu myakura cyangwa se yo mu ngingo, mu joints, aho umuntu uyifite aribwa mu mavi cyangwa se mu ngingo zirwaye, zikaba zishobora no kubyimba cyangwa se kugagara zikagira stiffness. Kurya cyangwa se guhekenya tungurusumu bishobora kuvura ubwo bubabare, kandi bikavura n'ubwo burwayi, cyane cyane ku barwayi batandukanye bafite uburwayi bwa arthritis bukunze kwibasira abageze mu zabukuru. Guhekenya tungurusumu rero biragenda bigatuma ibinyabutabire cyangwa se ibindi bintu biba mu mubiri by'ibinyabutabire bizwi nka pro-inflammatory cytokines bigabanuka. Ibyo bigatuma rero kuribwa ndetse no kubara muri za ngingo bigabanuka, ndetse no kuba zarwara. Indwara ya karindwi ivurwa no guhekenya tungurusumu ni indwara ziterwa n'amabagiteri cyangwa se n'utundi dukoko ariko z'ama-infection. Muri rusange burya infection nyinshi burya zishobora kuvurwa no guhekenya tungurusumu, kubera ko burya tungurusumu ishobora no gukora nk'imiti y'amantibiyotike. Tungurusumu rero burya ifite ubushobozi bwo kwica amamikorobe atandukanye, harimo udukoko two mu bwoko bwa bagiteri, udukoko two mu bwoko bw'amavirusi ndetse n'imiyege. Cyane cyane aha twavuga nka infection zivurwa no guhekenya tungurusumu cyangwa se kuyikoresha ukayisiga ahandi harwaye. Harimo infection zifata mu nzira z'ubuhumekero, harimo infection n'afata ku ruhu, ndetse akenshi na bya birenge bizamo birwara, kwa kundi urwara ibimeme burya ushobora kuvurwa no gusiga tungurusumu muri handi harwaye ukaba wakira burundu. Indwara ya munani ishobora kuvurwa na tungurusumu nuko ni kanseri, aho tungurusumu igabanya ibyago byo kurwara kanseri. Kanseri burya zitandukanye zishobora kugabanya ibyago byo kuzirwara uhekenya tungurusumu gusa. Tungurusumu rero burya ituma umubiri wacu ubasha kugenzura neza uturemangingo twawo, ndetse ikaba inatuma umubiri ubasha gutahura kare k'akaremangingo gashobora kubyara kanseri. Ibi biterwa ahanini n'ikinyabutabire cya sulfure dusanga muri tungurusumu, gituma uturemangingo tubyara kanseri tutororoka cyane. Nanone burya icyo kinyabutabire gituma umubiri ubasha kwica selile cyangwa se uturemangingo dufite kanseri, mu byitwa apoptosis, aho umubiri ubwawo wicira uturemangingo turwaye. Hari inyigo zitandukanye zagiye zigaragaza ko kurya tungurusumu bishobora kukurinda kanseri zirimo nka kanseri yo mu gifu, kanseri yo mu mara n'iyo mu kibuno, ndetse na kanseri zo mu bihaha. Indwara ya cyenda ishobora kuvurwa no kurya tungurusumu ni indwara zifata umwijima. Burya umwijima turawuzi ko ari umwe muri orugane zifasha muri detoxification y'umubiri cyangwa se mu gusukura umubiri no kuwurindamo uburozi. Cyane cyane burya indwara y'umwijima cyangwa se indwara zifata umwijima zishobora kurindwa ndetse no kuvurwa no kurya tungurusumu. Aha twavuga nk'indwara ya hepatite ndetse n'indwara izwi nk'aho umwijima uziberanywa n'ibinure. Muri rusange rero burya ngo tungurusumu inafasha muri detoxification process, muri banki bikunganira umwijima wacu mu gutunganya ndetse no gusohora ya myanda, ndavuga toxines zishobora gutera uburwayi.
Ibyo bikagira ingaruka nziza rero ku mikorere y'umwijima ndetse no kuwurinda. Indwara ya 10 ishobora kuvurwa no guhekenya tungurusumu cyangwa se kuyirya ni indwara yitwa Alzheimer ndetse na dementia. Ni indwara kenshi zifata uturemangingo tw'ubwonko tugatangira gupfa cyangwa se gusaza, umuntu agatangira kwibagirwa bya hato na hato ndetse agatakaza ubwenge burundu. Kurya cyangwa se gukoresha tungurusumu bikuvura buno burwayi kandi bigatuma uturemangingo tw'ubwonko dukora neza, bikagabanya ibyago byo kuba twasaza cyangwa se twapfa, bityo ugasanga ubwonko bwawe bukomeje gukora neza kandi bikagabanya ibyago byo kwibagirwa bya hato na hato. Indwara ya 11 ivurwa no guhekenya tungurusumu ni indwara zifata mu nzira z'ubuhumekero. Aha twavuga asima ndetse na bronchite. Asima cyangwa se bronchite burya zishobora kuvurwa cyangwa se zikoroshywa ibimenyetso byazo no guhekenya tungurusumu. Tungurusumu burya ishobora gukora nk'ibyitwa expectora. Expectora ni imiti dushobora guhabwa mu gihe dufite inkorora idafite igikororwa. Buriya iriya miti myinshi y'amazi tunywa mu gihe dufite inkorora iba ari ama expectora. Burya rero iyo miti nanone inatuma tubasha kuzana igikororwa ndetse no gutuma ibihaha byacu bihumeka bikafunguka neza. Ibyo rero bigatuma inzira z'ubuhumekero zaguka kandi umuntu ufite nk'uburwayi bwa asima akabasha guhumeka neza, ndetse n'ufite uburwayi bwa bronchite. Ubu ni uburwayi bwose butuma umuntu afungana ntahumeke neza, agahumeka nabi. Indwara 12 ishobora kuvurwa no guhekenya tungurusumu ni indwara y'igifu kirimo ibisebe. Burya hari agakoko gatera ibisebe byo mu gifu kazwi nka H. pylori cyangwa se Helicobacter pylori. Ni agakoko gatera uburwayi bwo mu gifu kikomoka kikagira ibisebe. Ibyo rero burya guhekenya tungurusumu ushobora gutandukana n'ubwo burwayi. Tungurusumu burya ifite ubushobozi bwo kwirimina ndetse no kwica kano gakoko ka H. pylori cyangwa se Helicobacter pylori. Ibyo bikarinda igifu cyawe kuba cyarwara ndetse nanone bigatuma igifu cyawe cyomoka neza, ugasanga nyine kirimo gukira mu buryo bwihuse mu gihe ufite ibisebe mu gifu. Tungurusumu rero hari uburyo ushobora kuyikoresha butandukanye kugira ngo ubashe kugira akamaro. Ushobora kuyirya ari mbisi, nibwo burya ikora cyane. Iyo wayitetse burya hari intungamubiri zayo zipfa cyangwa se by'ibinyabutabire ugasanga byagabanutse. Nanone burya hari abashobora kuyisya neza cyangwa se kuyirapa bakazajya bayishyira ku biryo mu gihe bagiye kurya cyangwa se mu gihe bigiye gushya, ku buryo idashya cyane ngo ihure n'umuriro mwinshi. Ni byiza rero burya kurya tungurusumu wayihekenya cyangwa se wayirya ari mbisi, wanayiteka burya igira akamaro gatandukanye. Muri rusange tungurusumu ni umuti mwiza, ni umuti gakondo ushobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Hari izo twabashije kukubwira ndetse hari n'izo twakubwiye kuko urutonde rwazo ni rurerure. Tungurusumu ushobora no kuyisiga ahandi hose ku ruhu hafite uburwayi ukahasiga tungurusumu ugasanga nyine hakize cyangwa se bya bibazo ufite byagiye burundu byakize. Muri rusange tungurusumu ni nziza cyane. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe ndetse ufite igitekerezo n'inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.